marayika w'iteka arangendereye, mbona marayika w'iteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruka mutume ku banyarwanda no ku banyetorero. Ndamaze ngo urashaka kuntuma iki ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino? Marayika w'iteka amfata ukuboko, mbona turagiye. Tumaze kugenda mbona twinjiye mu rusengero. Nabonaga rwa rusengero runini cyane, mbona arabasohoye. Abakristo bageraga ku 1000, mbona hasigaye abakristo 10. Imana idufasha, abandi bagiye. Niyo mpamvu iba yaduhagurukije kugira ngo tubaburire. Tega amatwi wumve icyo Imana ikubwira. Wowe witwara uko nguko, wowe uri mu byaha bigiye bitandukanye, wowe uri kwitwara uko wishakiye, aho uri urahazi, uramenya utahagwa, kuko Imana irashaka ko wezwa ku gato no ku kanini. Tugiye iwacu mw'ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Musuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom. Turakunda kuri gusenga buri munsi, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, none no gusenga uzaneshwa. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, turakunda muri inshuti za Gusenga everyday, kandi tubabwira ngo abantu muza mutwitaho mudushigikira, Imana izibaha umugisha. Abantu muri ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Kuko muri kamera ya Gusenga hivi turi kumwe n'umukozi w'Imana yagarutse ubutaha. Umukozi w'Imana watangira gusenga kandi unongera wibutsa abantu amazina yawe. Murakoze cyane, Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dusuhuje abari basanzwe batoze tutabonanye ari ubwa mbere cyangwa se tusanzwe tuziranye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe. Wenda ku batatuzi cyangwa se ku batanzi, nitwa Habumugisha Joel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 3 ariko mbyara 2. Byumvikane ko ndi papa w'impanga. Kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo. Itorero ni ADP, paruwasi ni Kinyinya, itorero ni Kami, ururembo n'umujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo w'umuhamagaro, nkaba ndi n'umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Yesu Kristo iyo anshoboje byose bigenda neza. Uyu mwanya rero reka dusenge Imana. Nitumara gusenga noneho dutangire tubagezeho message Imana yabantumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware, Imana yitwa ndiho, Imana izahoraho. Nyemerera Uwiteka nyagora ku ngoma. Uyu mwanya n'amasaha Jehova tugiye kugeza ijambo ry'Imana ubwoko bwawe nk'uko dutumye kwibagezaho. Nyemerera uyu mwanya n'abari njyewe, nyemerera uyu mwanya simvuge uvugire muri njyewe, simureshwe nawe. Haleluya. Unyemerera Uwiteka nyagora ku ngoma. Umuntu wese urakurikira iri jambo cyangwa se ubu butumwa untumye kumugezaho, bube ubutumwa bugeraho mukura naho bumugeza, tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu i Nazareti. Amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Byukuri iyo mpawe ubutumwa kenshi na kenshi mpabwa n'indirimbo ijyanye n'ubutumwa. Tugiye kuririmba indirimbo nimero 183 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tugiye iwacu mw'ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara abageze gwiriye banezerwa umwana w'intama,
abandi bari mu nzira muze mwisigara ageze agwiriye inama abandi bari mu nzira muze mwisigara nushaka ko tujyanayo wihane wihane nyiringira gukeza ubu wihane wihane kandi umutwe wikoreye mwemere kutururuke tuzabane mw'ijuru wihane kandi umutwe wikoreye mwemere kutururuke tuzabane mw'ijuru wihane wihane umuco mw'ijuru wihane misigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara harika saza twambika tuzanezerwa kijijwe ibyiza tubisangire tuze mwisigara harika saza twambika tuzanezerwa kijijwe ibyiza tubisangire tuze mwisigara nushaka ko tujyanayo wihane wihane mwiringira gukiza ubu wihane wihane kandi umutwe wikoreye kutururuke tuzabane mw'ijuru wihane wihane kandi umutwe wikoreye kutururuke tuzabane mw'ijuru wihane wihane. Imana idufashe. Uyu muririmbyi avuze ngo tugiye iwacu mu ijuru gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Iki gitabo kiravuze ngo bagezeyo bagwiriye banezerwa umwana w'intama w'Imana abandi bari mu nzira muze mwisigare. Ndagira ngo mbabwire ngo ry'Imana turagira bakozi b'Imana turagira bakristo b'Abanyarwanda turagira Abanyarwanda turagira Abanyamahanga turagira hirya no hino ku isi turagira hari mu Burundi turagira turi mu rugendo umwiringira gukize ihane ni wihane kandi umutwe wikoreye Yesu agutururuke wikoreye umutwe w'ibyaha birakuruje ubusambanyi burakuruje uno mutwe ubusinzi burakuruje uno mutwe gutekereza birakuruje uno mutwe birakuruje uno mutwe ubugome burakuruje uno mutwe guhiga birakuruje uno mutwe gutukana
umujinya urakomeje, umutwe intege zirakomeje, umutwe ushaka ko tujyanayo ihane wihane umwemere Yesu agutururuke ngo tuzabone mu ijuru. Wihane wihane urasabwa kwihana, marira rwanda kwihana kuko Imana yiteguye kuguha agakiza. Marira rwanda guhindukira ukizwa kuko Imana iri bugufi kuguha agakiza. Itugire neza nushaka ko tujyana wihane wihane umwemere aguturuke ngo tuzabone mu ijuru. Wihane wihane Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Marayika w'iteka agendereye, mbona marayika w'iteka afashe ukuboko ambwira guhaguruka mutume ku banyarwanda no ku banyetorero. Ndabaza bashaka kubona iki ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino. Marayika w'iteka afata ukuboko, bana turagiye tumaze kugenda, bana twinjiye mu rusengero. Nabonaga rwo urusengero runini cyane, urusengero rwiza cyane. Tumaze kugeramo ngiye kubona mu biganza by'Umarayika harimo ikarito nini cyane, mbona ayifashe ayijyanye ayitereka ku ruhimbi. Mu ndimi z'amahanga ni ibyitwa gatute cyangwa se podiyumu cyangwa se itabi. Ayigishe mbona ateretse ikarito, ngiye kubona mbona muri urwo rusengero harimo abaririmbyi bageraga ku ijana, abakristo bageraga ku gihumbi, abapasitori cyangwa abashumba bari muri iryo teraniro bageraga kuri 20. Ngiye kubona mbona marayika w'iteka ikarito, mbona kubona impapuro n'ikaramu, mbona ngiye muri korali yarimo abaririmbyi bageraga ku ijana, mbona atangiye kubandikira impapuro ambwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Mbona bandikiye impapuro, mbona basohoke kubera rimwe abaririmbyi bageraga ku ijana. Nagiye kubona mbona hasigaye umuririmbyi umwe, ngiye kubona mbona agiye mu iteraniro yandikiye mu biganza by'abakristo bari mu rusengero, mbona bandikiye impapuro ambwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Mbona basohoke, mbona basohoke abakristo bageraga ku gihumbi, mbona hasigaye abakristo 10. Imana idufashe. Abandi bagiye, uraje kumva bagiye. Ngiye kubona mbona agiye ku ruhimbi cyangwa ku gatute, mbona bandikiye abashumba bari muri iryo teraniro, mbona bandikiye impapuro abatunganya, ababwira nabi cyane, abafite ifuhe, ababwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Yari afite ifuhe
arababwira ngo nimuve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Yasohoye ajya ku ruhimbi, hasigaye umupasitori umwe cyangwa umushumba umwe. Ndamubaza ngo ugeze mu rusengero mu nzu yitiriwe izina ryanjye bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Babwira ngo bayahaye impapuro, babwira ngo basohoke bava mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Ni abantu binjiranye ibizira by'ibyaha mu nzu yanjye, bagezemo ntibabyihana ahubwo banduza abo bari basaza. Winjiranye ubusambanyi muri korari ntiwabwihana, wanduje abaririmbyi wari usaza. Winjiranye amacakubiri mu murimo w'Imana, winjiranye ubugome bwawe mu murimo w'Imana, winjiranye umujinya wawe mu murimo w'Imana, winjiranye ubujura bwawe mu murimo w'Imana, winjiranye ibyo winjiranye urabizi, ntabwo wabyihanye ahubwo wanduje abo wari usazemo. Bishatse kuvuga iki? Genda umbwirire abantu binjiranye ibizira by'ibyaha mu nzu yitiriwe izina ryanjye ngo nibisubire muri yo. Igihe kirageze kandi kirasohoye, bagakurwa mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Winziranye ibizira by'ibyaha mu nzu y'Imana ntiwabyihana, ariko igihe kirageze Imana ikagukura mu nzu yitiriwe izina ryayo. Imana irangije ndayibaza ko ufunga ikarito, kandi iyo karito ikaba ikirimo impapuro. Byo bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Arangije arambwira ngo Bibiliya ni amasezerano y'Abakristo 12 basigaye mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Arangije arambwira ngo bambwirire ngo niba batisubiyeho igihe kirageze kandi kirasohoye, ibizira binjiranye mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, Imana igiye kubikura mu nzu yayo. Irambwira ngo izabikuramo ku ruhimbi, izabikuramo ku gatute, izabikuramo izagenda muri korari, ibyo bizira izabikuramo. Izagenda mu diyakoni, winjiranye ibizira byawe mu kidiyakoni, ugezemo ntiwihana ahubwo banduza abo usazemo, izagukuranamo nabo. Winjiranye ibizira by'ibyaha mu Bakristo ntiwabyihana, umukristo ariko igihe kirageze kandi kirasohoye, Imana ikagukuranamo nabo. Imana irashaka kubizwa, kandi Imana irashaka kubizwa ku gato ndetse no ku kanini. Ndayibaza ngo ijambo zifashisha ntabwo ubutumwa ni irihe? Imana irimo ijambo riri muri Matayo 24:15. Ni ijambo rivuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura n'umuhanuzi Daniyeli yigeze avuga, ubisoma abyitondera. Iri jambo araryumvishije? Ubwo muzabona ikizira kirimbura n'umuhanuzi Daniyeli yigeze avuga. Musuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom. Turakunda kuri Gusenga buri munsi.
ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, none no gusenga uzaneshwa. Ariko umugabane wa Burayi, shalom shalom, turakunda muri inshuti za gusenga every kandi tubabwira ngo abantu muza mutwitaho mudushigikira, Imana izibaha umugisha. Abantu muri ku mugabane wa Aziya, shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika, shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania, shalom shalom. Kuko muri kamera yo gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana yagarutse ubutaha. Umukozi w'Imana watangira usenga kandi unongera wibutsa abantu amazina yawe. Murakoze cyane, Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dusuhuje abari basanzwe batoze tutabonanye ari ubwa mbere cyangwa se tusanzwe tuziranye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, wenda ku batatuzi cyangwa se ku batanzi. Nitwa Habumugisha Joel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri. Byumvikane ko ndi papa w'Imana. Kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo. Itorero ni ADP, paruwasi ni Kinyinya, itorero ni Kami, ururembo n'umujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Ndi umuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo w'umuhamagaro, nkaba ndi n'umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Yesu Kristo iyo anshoboje byose bigenda neza. Uyu mwanya rero reka dusenge Imana. Nitumara gusenga noneho dutangire tubagezeho message Imana yabantumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware, Imana yitwa ndiho, Imana izahoraho. Nyemerera Uwiteka nyagora ku ngoma uyu mwanya n'amasaha Jehova, tugaragaye tugiye kugezaho ijambo ry'Imana ubwoko bwawe nk'uko wadutumye kwibagezaho. Nyemerera uyu mwanya ntaba ari nge habe wowe, nyemerera uyu mwanya simvuge uvugire muri njyewe, sinkore nkoreshwe nawe. Haleluya. Unyemerere Uwiteka nyagora ku ngoma umuntu wese urakurikira iri jambo cyangwa se ubu butumwa untumye kumugezaho, ube ubutumwa bugeraho mukura naho umugeza. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu i Nazareti, amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. By'ukuri iyo mbawe ubutumwa kenshi na kenshi mpabwa n'indirimbo ijyanye n'ubutumwa. Tugiye kuririmba indirimbo nimero 183 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tugiye iwacu mw'ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bare mu nzira, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bare mu nzira, muze mwisigara. Nushaka ko tujyanayo, wihane wihane, nyiringira gukeza ubu. Wihane wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Hane wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Wihane wihane, hazaba umuco mw'ijuru. Wihane misigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azakwambika
tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire tuze mwisigara hari ikamba Yesu azakwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara nushaka ko tujanayo wihane mwiringira gukiza ubu wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke ngo tuzabane mw'ijuru wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke ngo tuzabane mw'ijuru wihane Imana idufashe. Uyu muririmbyi aravuze ngo tugiye iwacu mu ijuru gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Iki gitero kiravuze ngo abagezeyo baragwiriye baranezererwa umwana w'intama w'Imana, abandi bari mu nzira muze mwisigare. Ndagira ngo mbabwire ngo torero ry'Imana ntaho turagera, bakozi b'Imana ntaho turagera, bakristo bene data ntaho turagera, banyarwanda ntaho turagera, banyamahanga ntaho turagera, bari hirya no hino ku isi ntaho turagera, abari mu Burundi ntaho turagera. Haleluya! Turi mu rugendo rutararangira, turi mu rugendo rutarasoza. Iki gitero kiravuze ngo nushaka ko tujyanayo wihane, umwiringira gukize, ihane niwihane kandi uwo mutwaro wikoreye wemerere Yesu awugutura uruhuke. Wikoreye umutwaro w'ibyaha, byaha birakuruhije, ubusambanyi burakuruhije, uwo ni umutwaro, ubusinzi burakuruhije, uwo ni umutwaro, guterekera birakuruhije, uwo ni umutwaro, kuroga birakuruhije, uwo ni umutwaro, ubugome burakuruhije, uwo ni umutwaro, guhiga bene so birakuruhije, uwo ni umutwaro, gutukana birakuruhije, uwo ni umutwaro, umujinya urakuruhije, uwo ni umutwaro, intonganya zirakuruhije, uwo ni umutwaro, ubwibone burakuruhije, uwo ni umutwaro. Jambo riravuze ngo nushaka ko tujyanayo ihane wihane, umwemerere Yesu agutura uruhuke ngo tuzabane mu ijuru. Wihane, urasabwa kwihana. Imana iraguhendahendera kwihana kuko Imana yiteguye kuguha agakiza. Imana iraguhendahendera guhindukira ukezwa kuko Imana iri bugufi kuguha agakiza. Ndagira ngo mbabwire bene data, password, urufunguzo rufungura amarembo y'ijuru ni ukwihana. Ko buri kose waba ukomeye waba woroheje muri uyu murimo w'Imana utarihana, ntabwo amarembo y'ijuru uzayafungura. Uko buri kose utarezwa ntabwo wafungura amarembo y'ijuru, ariko iyo wihanye
ubu uhawe urufunguzo password ifungura amarembo y'ijuru. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Nushaka ko tujyana wihane umwemerere aguture uruhuke ngo tuzabane mu ijuru. Wihane Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Yerekwa marayika w'Iteka arangendereye, mbona marayika w'Iteka afashe ukuboko arambwira ngo haguruka mutume ku banyarwanda no ku banyetorero. Ndamaze ngo bashaka kunduma iki ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino. Marayika w'Iteka amfata ukuboko, mbona turagiye. Tumaze kugenda mbona twinjiye mu rusengero. Nabonaga rwa rusengero runini cyane, urusengero rwiza cyane. Tumaze kugeramo ngiye kubona mbona mu biganza by'uwo marayika harimo ikarito nini cyane. Mbona arayifashe arayijyanye ayitereka ku ruhimbi. Mu ndimi z'amahanga ni ibyitwa gatute cyangwa se podiyumu cyangwa se aritari. Arangije mbona ateretseho ya karito. Ngiye kubona mbona muri urwo rusengero harimo abaririmbyi bageraga ku 100, abakristo bageraga ku 1000, abapastori cyangwa abashumba bari bayoboye iryo teraniro bageraga kuri 20. Ngiye kubona mbona marayika w'Iteka arambuye ya karito, mbona akuyemo impapuro n'ikaramu. Mbona agiye muri korari yarimo abaririmbyi bageraga ku 100. Mbona atangiye kubandikira impapuro ababwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Mbona bandikiye impapuro, mbona arabasohoye. Korari yarimwe abaririmbyi bageraga ku 100. Nagiye kubona mbona hasigaye umuririmbyi umwe. Ngiye kubona mbona agiye mu iteraniro yandikiye mu bagaragara n'abakristo bari mu rusengero. Mbona bandikiye impapuro ababwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Mbona arabasohoye. Abakristo bagaragara n'abakristo bageraga ku 1000. Mbona hasigaye abakristo 10. Imana idufashe. Abandi bagiye, uraje wumva aho bagiye. Ngiye kubona mbona agiye ku ruhimbi cyangwa ku gatute. Mbona yandikiye abashumba bari bayoboye iryo teraniro. Mbona bandikiye impapuro aratonganya ababwira nabi cyane, abafitiye ifuhe ababwira ngo nimusohoke muve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Yari afite ifuhe ryinshi cyane ababwira ngo nimuve mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Mbona arabasohoye hajya ku ruhimbi. Mbona hasigaye umupasitori umwe cyangwa umushumba umwe. Ndamubaza ngo ko nabonye ujyana mu rusengero ukura abantu bari barimo mu nzu yitiriwe izina ryawe, bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Arangije arambwira ngo bariya nahaye impapuro babwira ngo basohoke bave mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Ni abantu binjiranye ibizira by'ibyaha mu nzu yanjye, bagezemo ntibabyihana ahubwo banduza abo bari basaza. Winjiranye ubusambanyi muri korari ntiwabwihana, wanduje abaririmbyi wari usazemo. Winjiranye amacakubiri mu murimo w'Imana, winjiranye ubugome bwawe mu murimo w'Imana, winjiranye umujinya wawe mu murimo w'Imana, winjiranye ubujura bwawe mu murimo w'Imana, winjiranye ibyo winjiranye urabizi, ntabwo wabyihanye ahubwo wanduje abo wari usazemo. Ndamubaza ngo ko wasohoye bishatse kuvuga iki? Arangije arambwira ngo genda umbwirire abantu binjiranye ibizira by'ibyaha mu nzu yitiriwe izina ryanjye ngo nibisubireho bihana. Arangije arambwira ngo uzababwire ngo niba batisubiyeho ngo bihane, igihe kirageze
kandi kirasohoye, bagakurwa mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Winziranye ibizira by'ibyaha mu nzu y'Imana, ntiwabyihana, ariko igihe kirageze Imana ikagukura mu nzu yitiriwe izina ryayo. Imana irangije, ndayibaza ko nabonye ufunga ikarito, kandi iyo karito ikaba ari kirimo impapuro. Byo bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Arangije arambwira ngo ariya ni amasezerano y'abari abakristo 12 basigaye hehe? Basigaye mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Arangije arambwira ngo bambwirire ngo niba batisubiyeho, igihe kirageze kandi kirasohoye, ibizira binjiranye mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, Imana igiye kubikura mu nzu yayo. Irangije irambwira ngo izabikuramo ihereye ku ruhimbi, izabikuramo ihereye ku gatute, izabikuramo ihereye imbere, izagera no muri korari. Ibyo bizira izabikuramo, izagera mu badiyakoni, winjiranye ibizira byawe mu kidiyakoni, ugezemo ntiwihana, ahubwo wanduza wari usanzemo, izagukuranamo nabo. Winjiranye ibizira by'ibyaha mu bakristo, ntiwabyihana, ugaragara nk'umukristo, ariko igihe kirageze kandi kirasohoye, Imana ikagukuranamo nabo. Imana irashaka ko wezwa, kandi Imana irashaka ko wezwa ku gato ndetse no ku kanini. Ndayibaza ngo ijambo zifashisha ntanga ubutumwa ni irihe? Imana impa ijambo riri muri Matayo 24:15. Ni ijambo rivuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondera. Iri jambo raryumvishije? Ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Iri jambo ryavuze ngo ubisoma abyitondere ni iyihe? Byari bishatse kuvuga ngo kirazira kubwiriza ubutumwa bwiza udakijijwe, kirazira kubwiriza ubutumwa bwiza utejejwe. Niyo mpamvu iri jambo ryavuze ngo ubisoma abyitondere. Muri iyi minsi umuntu ari gutinyuka guhagarara ku gatute, kandi muri we harimo ibizira. Umuntu agahanura, kandi muri we hari ibizira. Umuntu akayobora umukumbi w'Imana, kandi muri we hari ibizira. Ubisoma abyitondere. Umuntu agakora ibitangaza, kandi muri we hari ibizira. Umuntu akerekwa, kandi muri we hari ibizira. Ubisoma. Ijambo ravuze ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Iyo uhagaze ku gatutu udakijijwe imbere y'Imana uba uri ikizira. Iyo uhanura udakijijwe, iyo yikwitegereza tu iyo ikwitegereza uhagaze ku gatutu ubwiriza, uri kuri YouTube ahangaha ubwiriza, reka tubivuge gutyo, uri kuri televiziyo runaka ubwiriza, uri kuri radiyo runaka ubwiriza, buriya hariya barahera kuko wagiriwe amahirwe yo kuhagarara. Ubisoma byitondere. Ubisoma abyitondere.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mbonye nawe rwose, ariko umunsi umwe nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Impamvu Imana iba yadutumye ntabwo ifite umugambi wo guhana ubwoko bwayo, oya, ahubwo ibigira ngo ubu bwoko bwayo buhindukire bwezwe, buhindukire bukizwe, buhindukire bwitwa abana b'Imana. Ariko utanihanye tu, Imana izaguhana. Niko bimeze, umva ariko bimeze. Ikishaka nuko wihana, ikishaka nuko wezwa. Niyo mpamvu iba yaduhagurukije kugira ngo tubaburire. Ntabwo ari iterabwoba nshuti yanjye. Nkuko mubivuga, kuko dufite abantu mu kanya arabaza kuvuga ngo ni oya, si iterabwoba. Ishaka kuhindukira. Icyo yadutumye, icyo ishaka ni iki? Irashaka ko wezwa. Ariko utanakijijwe izanaguhana, utanejejwe izaguhana, utanejejwe Imana izaguhana. Ariko niwezwa, Imana yiteguye kukugirira iki? Imbabazi. Izi mirimo yawe Imana irakureba, ibyo ukora irabireba, ibyo uvuga irabireba, burage zawe irazireba, umujinya wawe irawureba, ubwibone bwawe irabureba, imigendere yawe irayireba, imyitwarire yawe irayireba. Uko witwara kose irakureba, ariko irakuhendahenda kugira ngo ubashe guhindukirira Uwiteka. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Dusubika iri jambo ry'uyu munsi wa none cyangwa se iyi message, Imigani 21:18. Imigani 21:18. Iri jambo riravuze ngo umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Amen. Iri jambo uraryumvisha? Iri jambo riravuze ngo umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Uburyo ugambanira bagenzi bawe Imana irabizi. Uburyo urwanya bagenzi bawe ngo birukanwe mu kazi Imana irabizi. Uburyo urwanya bagenzi bawe ngo bakurwaho bari Imana irabizi. Uburyo urwanya bagenzi bawe Imana irabizi. Irabizi. Uramenye Imana ejo itazaguhindura incungu y'ubugambanira. Ugenda gake papa, genda gake mama, genda gake mushiki wanjye, genda gake mwana data, genda gake murumuna wanjye, genda gake mukuru wanjye, genda gake muvandimwe, genda gake kuri mugenzi wawe. Ejo Imana itazaguhindura incungu ye. Ijambo riravuga umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Bishatse kuvuga nimba hari ugiye wagendagaho ugarukira aho ngaho kuri we. Nari nkubwiye ngo nimba hari uwo wagendagaho genda gake, ejo utazaba incungu. Iri jambo riravuze ngo n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane.
abo ugenda urabazi, abo ugambanira urabazi, abo urwanya urabazi mu murimo w'Imana, abo ugambanira urabazi mu murimo w'Imana. Wigize icyo uri cyo, ariko reka nkubwire, ijambo riravuze ngo n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Tugira n'abantu bagambanira igihugu, tugira n'abantu bagambanira abo bakorana. Reka nkubwire, ushatse wagarukira aho ngaho, kuko nimba utagarutse Imana iraguhindura incungu yabugambanira. Shere fode taya sinema, urasabwa guhindukira, urasabwa kwezwa. Nimba udahindukiye mwene data, iraguhindura incungu yabugambanira, iraguhindura incungu yabugendaho, kuko mu kubagambanira uri gukora ibyaha, kandi umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi. Wagarutse, wahindukiye ko igihe kigeze kandi gisohoye, Imana ikaba igiye kukugira incungu y'umukiranutsi ugambanira. Uramugendaho kubera iki? Ngo akurusha umushahara, aramaze awukurusha. Nimba ukurusha bigutwaye iki? Wanyuzwe n'uwawe, none uri kumugambanira ngo umwanya arimo aba ari wowe ujyamo. Witonde, Imana itaguhindura incungu ye. Garukiraho. Ngo uri kumugambanira ngo icyubahiro yubaha ngo ucyubahwe. Itonde, uwo mwanya n'Imana yawumushyizemo, n'icyo cyubahiro n'Imana yakimuhaye. Niwemere akuyobore, niwemere agutegeke, niwemere agukoreshe, kuko niwe mukoresha Imana yaguhaye. None urashaka ngo kumugambanira ngo akurwaho ngaho, ngo uramenya utaba incunguye. Aya ni amakuru y'ijuru ndi kuguha nshuti. Hari n'abagambanira bagenzi babo, bamara kubagambanira bakabarogesha, bamara kubagambanira mbese bakajya kubacishiriza imiti kugira ngo mbese umuhamagaro n'umugisha bafite ubure. Itonde, ijambo riravuze ngo n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Ni Imana iri kubivuga. Umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Hari n'abagambanira bagenzi babo, hari n'abarwanya bagenzi babo, hari n'abagabo batanyurwa n'abo bashakanye, barangiza mbese bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugeza ubwo babaye ikibazo kuba bashakanye. Itonde, Imana itaguhindura incungu y'uwo mwashakanye, kuko uri kumuhiga kandi we ari mu nzira y'agakiza. Hari n'abagambanira, n'urugero umukobwa yabengukwa hakabona kumugambanira kugira ngo ubukwe bwiwe bupfe. Witonde, ubwo bukwe bujya kuba ni Imana yabutangije. Itonde, Imana itaguhindura incungu y'uwo mugeni uri kugambanira kugira ngo ubukwe bwe buburizwemo. Hari n'abagambanira bagenzi babo kugira ngo imigisha bahawe bayibuzwe. Itonde, ni igihe cyo kwitonda, ukitwara gakeya woroheje, kubera kuko nutitonda iraguhindura incungu y'uwo ugendaho. Ijambo ryavuze ngo n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Muzi ko hari n'abagambanira abakozi b'Imana? Ntabwo mubyumvishije? Ndagira kandi akamugambanira nawe ari umukozi w'Imana. Ibaze, uri kugambanira kandi muri mwene data, ndi kukugambanira kandi ngo ndi mwene so. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ryavuze ngo n'umuga mu kigwi cy'intungane, bishatse kuvuga ngo ugambanira nimba udahindukiye ngo wezwe, Imana iraguhindura kugwa mu kigwi cye. Niko bimeze. Urasabwa kwezwa ku gato no ku kanini, kandi ugahindukirira Uwiteka. Ijambo Ezekiyeli 7 umurongo wa mbere turagera kuri 12, ntiturisobanura kuko rirasobanutse. Tega amatwi wumve icyo Imana ikubwira. Wowe witwara uko nguko, wowe uri mu byaha bigiye bitandukanye, wowe uri kwitwara uko wishakiye, aho uri urahazi, uramenya utahagwa.
kuko Imana irashaka ko wezwa ku gato no ku kanini. Iri jambo riri muri Ezekiyeli, reka turisome, ni ubutumwa, ni mesaje. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kuzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli ati, amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu, noneho amaherezo akugezeho. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa, dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje, biragukangukiye kandi biragusoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzwa mu impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, ugarure